Mwaramutse neza bakundwa aho muherereye hose mu mpande enye z'isi z'igihugu za Afurika, aho muri hose mwiyumvemo ikaze kuri Nelia TV1. Tugarutse kuri Vestine na poste yiwe yapostinze, ngira ngo abantu benshi mwayibonye, aho yapostinze avuga ko yagize amahitamo mabi, aho avuga ko yashutswe rimwe mu buzima, abayeho mu buzima bubi atari yarifuje kubamo kandi bitamukwiriye. Avuga ko nta wundi mugabo uzongera kumubeshya, aho yavuze ko nagira andi mahitamo ya kabiri azagerageza kwiga uwo bagiye kubana, umugabo agiye kubana akamumenya neza, akamenya umuryango we, akamenya buri kimwe cyose kimwerekeyeho. Mbese ni mu nyandiko yagaragaje agahinda kenshi ndetse n'amarangamutima adasanzwe, ariko kandi ahangaha nkuzaniye ukuri kwimbitse kugendanye n'ubuzima bwa Vestine na Dorcas ndetse na Irene, mu bigendanye no gushaka k'uyu Vestine. Murabizi uyu Vestine hari umwana, urumva we akiba umwana yese ajya mu biganza bya Irene, murabizi. Yego Irene kuko aba bakobwa yabamenye biga mu wa mbere wa segonderi, Vestine yari mu wa mbere wa segonderi, mu gihe Dorcas yari ari mu wa gatandatu wa segonderi. Murabyuka yitegura gukora examen national, nimba ntibeshye, nimba atari mu wa mbere undi ari mu wa kabiri, umwe ari mu wa gatandatu undi mu wa mbere, kuko bari bakiri mu myaka yo hasi. Urumva bari abana cyane, bari batoya, bari abana, ngira ngo namwe murababona pe. Kandi koko ni uku nguku tunabazerega, nubwo bakuze ntabwo tubishyikira kuko twabamenye ari abana bato pe, kuko hano bari bamaze gukura bose bari za segonderi, bari kumera amabere we. Yego Irene arabafata muri ibyo bihe, arabazamura, cyakoze bagira ba star mu gihe gitoya. Ikindi kandi twashima kuri Irene, yakomeje kurinda ubusugire bwabo, aha agaciro ko ari abadeperi, icyo kintu agihagararaho, bakomeza kubabo. Ariko rero muri uko kuba bato barakomeje bariga, tronkome barayirangiza, supiriyeri bibaye ngombwa ko bayize nayo barayirangiza. Muri icyo gihe twebwe rero tukivuga ngo Vestine na Dorcas b'abana, tukibibazaho ngo abana batoya, tujya tubona umukobwa agiye mu murenge arasezeranye, mu gihe twebwe tukiva ngo b'abana b'abakobwa. Kandi koko uyu Vestine ntekereza ko yasezeranye ari mu kwezi, mbese uko biri kose yasezeranye nta mezi abiri ashize asoje kwiga. Urumva yakoze ubukwe bwo mu murenge, ntekereze ko na diplome ntabwo zari zagasohotse, niyo mpamvu abantu benshi byadutunguye. None rero wakoze ngo tugarutse kuki? Tugarutse ku kagambane gakomeye Irene yakoreye uyu mwana umukobwa Vestine. Yego yamuhaye pase sava, byari bikwiye, ariko akagambane kabi nako kumushyingira ari umwana. Buri kintu uyu Irene atakumenye, ntabwo yigeze aha agaciro ubwiza bwa Vestine, ubwenge, ko Vestine speech ye wumvaga ko atari umukobwa w'ikimagamaga, yari afite speech rwose wumva ko ari umukobwa muzima, ibitekerezo bye bikora neza. Ibyo byose ntabwo Irene yigeze abyitaho, kuko iyo aza kubyitaho yari kuba ati okay, nashaka azagira imyaka 40, nzi ko nzamushyingira kandi nkamushyingira neza heza. Uyu Vestine yari umuhanga, ndavuga muri ibyo by'ubuzima bwa hano busanzwe, apana ku ishuri, kuko ku ishuri burya harangirana no ku ishuri nyine. Uyu Vestine yari mwiza, ni na mwiza, murabizi mwese ni mwiza Vestine. Afite ukuntu ateye neza, bimwe abantu b'ubu bashaka. Si ibyo gusa kandi azi kuririmba, nyine afite iyo mpano. Urumva ko igihe cyose Irene yagombaga kumushyingira uyu mwana yari gushyingirwa uko abyifuza, ari kumushyingira umunyamafaranga uko abyifuza. Ariko Irene agira gutya, ahuye na Idris wa Drogo umunyamafaranga,
agira gutya baramumushyingira. Ikosa rya mbere Irene yakoze, yafashe uyu mugabo urusha Vestine imyaka 23 aramumushyingira. Sindi nimba wumva icyo kintu. Umukobwa nuwe yaramureze, aramuzi, abizi neza ko Vestine yakuriye mu itorero. Kandi mwibuka ba ADEPR hari ibintu bakanira ku buryo utakinisha. Ntekereza ko uyu mwana w'umukobwa Vestine nta musore waza ngo avuga ati uyu mukobwa naramurongoye, ntawe. Usibye Idris, ntekereza ko nta musore waza avuga ngo ngiye twarasomanye biratinda, Vestine namukoze ku kibuno, Vestine namukoze ku ibere. Ntekereza ko uwo muntu ataboneka. Ariko ibyo byose Rene arabizi, abirengaho, kuko abana bari abakristo, rega mu byibuke. Abirengaho, amukubise umunyamahanga w'umuritayadi. Uyu ni umusirikare wirukanwe mu gisirikare, yakoreye igihugu cye mu myaka myinshi, igihe kigeze baramwirukana. Urumva ni umusirikare w'umuritayadi, kandi n'uburyo mubona face yiwe, ubona ko face yiwe isona nk'umusirikare. Amukubise agakobwa k'isugi, katazi no kugakora ku ibere ngo ni ukugenza gute. Abakobwa b'imihanda bo twabyumva. Uyu Vestine ikibazo yahuye nacyo, bamuronguraga aziritse ku gitanda. Kubera iki? Ni imico y'iwabo, kandi ikigabo ibyo bintu kibimenyereye cyane. Ntibahuje ururimi ngo Vestine amubwire ibimubangamiye. France ntayo Vestine azi, kuko nta hantu tuzi yayize. Ibigo yizemo turabizi. Burya ururimi umuntu arumenyera muri primary ahanini. Even na troncome Vestine yayize muri 9. Primary yayize hari iwabo kumuhoza. Iyo France yari kuba yarayikuye hehe? Urumva communication yababanye ikibazo. Ibyo byose biramubangamira. Nje nkabishinja Irene. Mwongera kubishinja iki? Inshuti ze zaha. Usibye ko inshuti za hafi utazirenganya bitewe nuko birashoboka ko nta nabo yagiraga, kuko inshuti ze za mbere zari Irene, kuko Irene niwe inshuti yabo. None umwana mukobwa muviremo gusenya ari umwana. Mwabavandimwe mwe. Sindasenya urugo, ariko ndebye abagore basenya ubuzima babamo. Mufate mama Sharirene, mufate Pastor Mutesi. Uziko Pastor Mutesi bamwita indaya, kandi atari ko yabihisemo, ari ukubera gusenye ngo. Vestine yabihiwe n'urugo biturutse kuri Irene, wamutanze igihe kitageze, kandi n'ubundi yari amufite, yagombaga kumutanga uko. None reba ubwo Vestine ageze ubwo avuga amagambo, kandi naye amagambo akomeye nk'ariya, ati nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi. Kuki mwamubeshye? Kuki mwamubwiye ko amafaranga ari aya mbere? Umwana akagenda akayakurikira bikaba iby'ubusa. Ukareba asenya urugo mu mezi 4. Mu mezi 4 yonyine Vestine asenya urugo. Sinzi mba mwumva icyo kintu. Sinzi mba mwumva agahinda ke. Mvuze ko bibabaje ntabwo naba mbeshye. Mvuze ko Irene yabangamiye uyu mwana, yamwihutanye, ntabwo naba mbeshye. Mureke tumusengera, agahinda ke karumvikana. Mureke tumusengere, Imana imukomeze. Gusa ntabwo namubwira ngo nabane n'umuntu abona neza ko bitari kuvamo. Nimba bitari kuvamo nabivemo nyine, cyane ko ni umunyamahanga pe. Buriya abanyamahanga ampurisi b'abanyafurika nyagasani ni danje. Uriya mugabo yari akwiriye nka ba Jackie bamenyereye imihanda, bahumuye. Ntabwo yari akwiriye umukobwa nk'uyu Vestine. Yari akwiriye abakobwa nka bariya bamenyereye imihanda baze kuyicanga. Irene uyu mwana muhaye pase tariyo pe. Buriya Vestine atandukanye na Dorcas. Cyo na Dorcas we yigeze havugwa mu rukundo na Neringabo, ako gacamo. Ariko uyu Vestine rinze gushaka, nta nuwo bamwitiriye, nta nuvuze ngo iki. Murumva nyine ni ikibazo. None ngiriya rizati. Reka tuvuge ngo Vestine Imana ikorohereze, Imana yawe wakoreye iguhagarareho, igwitiremo igikwiye mu bihe nk'ibi, igufiteho umugambi mwiza. Imana wakoreye ntabwo yagutenguha. Reka kabari ko tubivuga. Nshuti zanjye bano kuri Nerea TV1, munkundire duhuriye muri comment, wandike uko ubyumva. Ese ubona byaraturutse kuri Irene? Ese Vestine yari akuze nawe si umwana? Ese ubona ko yagize inshuti mbi? Ubona ko igihe cyari kigeze? Mbese
shyira muri komenti uko ubyumva tuhahurire. Sinasoza ntabashimiye mwese twabanye muri kino kiganiro kigaruka kuri post ya Vestine, kigaruka ku magambo yivugiye. Nukuri ndabashimiye mwakoze, cyane cyane weho wakoze subscribe. Nimba utarakora subscribe nawe nicyo gihe ngo hakande, ntacyo byaba bitwaye. Kanda subscribe ubundi tubana umunsi ku munsi, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro bigenda bihanyura deni nawe umenye amakuru y'ibigezweho, umenye amakuru y'abasitari. Ngaho siga comment, ukande like, ubundi ndabakunda cyane, nawe mu kiganiro cy'ubutaha.